Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, mugire umwaka mushya muhire, umwaka wa liturujia C. Dutangiye icyumweru cya mbere cya Adventi, umwaka C. Ni igihe kidasanzwe. Igihe cya Adventi ni igihe kimara ibyumweru 4 twitegura amaza ya Nyagasani. Igihe cya Adventi kandi ni igihe twumva urukundo Imana idukunda, yo ije guturana natwe, yo ije guhindura amateka y'ubuzima bwacu. Mw'ibyo byumweru 4 rero nitugire ukwemera, ukwizera n'urukundo, kugira ngo kandi dusize twatununga, dusize ya misozi idutanya na Kristo, dukingure inzugi z'imitima yacu kugira ngo Yesu abone ahavukira ku munsi mukuru wa Noheli. Ni igihe cyo gusabana n'Imana, ni igihe kandi cyo guhinduka, tukongera guhabwa isakramentu rya penitensiya, tugahabwa amasakramentu. Yesu aje kutuzamura mu ntera, nk'uko yazamuye Bikira Mariya umuja we utaravugwaga. Kuko nawe uri umuntu w'agaciro, aje kukuzamura mu ntera, aje guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Wiheranwa na bwa bukene bwawe, wiheranwa na bwa burwayi bwawe, cyangwa se ibibazo bidashira bihora ku muryango. Araje kugira ngo aguhindure amateka yawe, aguha izina rishya. Bivuga ngo nta mugisha njya ngira. Ni igihe cyo kubohoza ubuzima bwawe, uhinduke umuntu mushya. Yesu yakugeneye amahirwe, niwe ugomba kuyabohoza no mu gihe abandi bayaboha. Bohoza amateka yawe guhera uyu munsi. Mu byumweru 4 turi kwitegura amaza ya Nyagasani, ivuka rya Yesu. Ni igihe cyo gukura no mu bukristo bwacu. Yesu aje kuduha icyerekezo. Yesu aje gukuza ubukristo bwacu, aje kuvugura umubano wacu nawe. Ubwo rero tugiye kubyumva, tuzirikana amasomo y'iki cyumweru adufasha kwinjira neza mu gihe cya Adventi, mu cyumweru cya mbere. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 33 umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Umuhanuzi Yeremiya aragira ati: igihe kiregereje, uwo Uhoraho ubivuze, maze nzuzuze amasezerano nagiranye n'umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda. Icyo gihe mu muryango wa Dawudi nzahagobotora umumero, umwuzukuruza w'indahemuka, maze azaharanire ubutungane n'ubutabera mu gihugu. Bavandimwe, ntibyari byoroheye umuhanuzi Yeremiya gutambutsa ubutumwa. Umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda wari ugeze mu gihe cyo kurambirwa. Imyaka yari ibaye myinshi, amaso yaraheze imusozi. Bamwe yewe bageze mu zabukuru, abandi baritambukiye. Amasekuruza agenda asimburana n'amasekuruza, batazi ikinyajana uwo mwami azavukiramo, batazi igihe, batazi itariki, batazi n'umwaka. Umuhanuzi rero Yeremiya aje rero muri icyo gihe cy'ubwumbagatane bw'imitima, azanye ubutumwa buhumuriza, ubutumwa bw'ukwemera butanga icyizere n'akanyamuneza. Natwe bavandimwe, tuvuye mu gihe gikomeye kandi turacyakirimo, cya gihe abantu
abahanura b'inyoma batangira kuvuga ibyabo, bavuga ngo isi irashize, bavuga ngo tugeze mu bihe bya nyuma. Oya, ariko ni muri cya gihe nyine cy'ubwumagatane bw'imitima, handi tuba dukeneye gushimangira ukwemera kwacu. Nicyo gihe rero natwe umuhanuzi Yeremiya aje kuduhamo ubu butumwa. Ubutumwa ntabwo ari ubwo mu gihe cya Isiraheli cyo mu gihe cya Yuda gusa, nicyo ni ubutumwa bwo mu gihe cyacu uyu munsi. Bavandimwe, aho kugira ngo tugende twamamaza ngo imperuka iregereje, dusubize ahubwo amaso inyuma, turebe uko Yesu agendana natwe ndetse no mu bihe bikomeye, kandi twumve ko ariho akomanga asaba aho yavukira. Ntago twamera nk'abariya b'Isiraheli bari bategereje, ahubwo hashize twebwe imyaka itari mikeya twizihiza Noheli, dumara bino byumweru 4 bya diveni, imyaka igashira indi ikaza. Ariko se byaba bitumara iki uyu munsi niba biza bigahita bikigendera, ariko ntacyo bidusigiye? Igihe Noheli twizihije zarahise, ntako zizagaruka. Iyo umwaka izaza ukwayo. Nubwo rero tugomba kuyitegura, kuko izaza idasanzwe kandi izaza itandukanye n'izindi zose twizihije. Ubwo rero twemerere Yesu, tumukingurire imitima kugira ngo aze ayituremo, ayivugururemo amasoko y'ubuzima, ahindure amateka y'ubuzima bwacu. Tumere nk'uyu muririmbyi wa Zaburi ya 24 mu dukubo, maze uhamagare Uhoraho, araza. Gira uti, ndahindutse, nemeye kuyoborwa nawe Yesu. Uhoraho, menyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe, maze ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose. Nuko rero bavandimwe, iyo tumwemereye akatuyobora, twemera no guta kure ibidutandukanya nawe byose. Niyo mpamvu mu isomo rya kabiri Pawulo intumwa yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 3 umurongo wa 12 kugeza kwa 13, n'umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugera kwa 2, Pawulo ariho asabira Abanyatesaloniki ngo be gucogora mu rukundo bafitanye n'Imana n'urukundo bafitanye na bagenzi babo, ngo kandi barangwe n'ubudahemuka kugeza igihe Yesu azazira ashagawe n'abatagatifu bose. Bavandimwe, nitwe tubwirwa uyu munsi kwivuguramo urukundo dufitanye na Kristo na bagenzi bacu. Dutegure imitima rero kugira ngo Yesu abone aho atura. Pawulo arakomeza agira ati, Nyagasani nakomeze imitima yanyu igume mu butungane budahinyuka imbere y'Imana. Ngibyo ibyo Yesu adushakaho, ubudahinyuka. Naho Ivanjili ya Mutagatifu Luka, umutwe wa 21 umurongo wa 25 kugeza ku 28, n'uwa 34 kugeza kwa 36, aho Yesu yabwiraga abigishwa bati, hazaba n'ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri, naho ku isi amahanga azakuka umutima kubera urusaku rw'inyanja n'imivumba yayo. Bavandimwe, hari igihe iri jambo turyumva nabi, ugasanga turi
gushakira ibitangaza mu zuba, mu nyenyeri, mu kwezi, mbese tukabigira nk'ibigirwamana byacu. Niba Yezu ari kumwe natwe, ese akeneye kutwereka mu zuba? Yesu ari mu mitima yacu, ari kumwe natwe, ntabwo dukeneye kumushakira mu biremwa yaremye, arabisumba. Niba rero habayeho imyivumbagatanyo y'isi, ntabwo dukeneye kwirirwa dukura abantu imitima ngo tugende twamamaza ngo isi irashize, ngo turarimbutse. Oya, Yezu ntabwo akeneye kuza mu biterabwoba. Yezu aje asumba, aje gushikamira ibyo byose bidutera ubwoba. Mwibuke cya gihe inyanja ariho yivumbagatanya, araza arayicecekesha. Bivuga ngo Yezu uje ni umwami w'amahoro, abaje ahubwo gucecekesha ibyo byose twebwe tuba twaragize ibigirwamana. Niba ibyo byose byarahinze umushyitsi muri kiriya gihe yavukaga, ni uko yaraje nyine aje kubishikamira. Hari ababigize ibigirwamana, abirirwaga bararamyaga izuba, bararamyaga ukwezi, barabaje ibishushanyo, barabigize iby'ibimasa, aribyo birirwa bunamiye basenga. Oya, niyo mpamvu muri kiriya gihe Yezu yavutsemo habonetse wenda ibyo ngibyo byo gucura ibyo by'imivugambagatanyo y'isi, ariko kubera ko yaraje abisumbya ububasha, aje kubicecekesha kugira ngo urumuri rwe rutahe imitima ya buri wese. Ubwo rero natwe araje ngo asenye ibigirwamana twimika. Burya ni byinshi mu buzima bwacu, araje kugira ngo abisenye, abihindaganishe umushyitsi. Bya bindi bidutanya nawe, bya bindi twimika buri munsi, akaba aribyo bitubuza gusenga, bitubuza gufata n'iminota nka 15 dutuje tumurangamiye. Araje ngo abisenye kugira ngo abone ahavukira. Ubwo nitumukingurire imitima, ariho arakomanga, tumukingure imitima yacu kugira ngo abe umwami w'amahoro, umwami w'urukundo, ukwemera. Aje rero kutuzamura mu ntera, muri bya bindi byadushikamiraga, aje kubituzanzamuramo, aje kubidukuramo kugira ngo duhorane urukundo, ukwizera n'amahoro. Ubwo rero nkomeje mbifuriza icyumweru cyiza cyo gutegura amaza ya Nyagasani. Mukomeze kugira umwaka mushya muhire wa liturujiya, umwaka C. Kristo Yezu akuzwe.